Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nkuko duhora tubibifuriza. Iro ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga nanone iyo mitungo itimukanwa, tubafasha kubashakira abakiriya bayikodesha, tubungabunga ubuziranenge bwayo, imisoro, byose hanyuma tukajya dukurikirana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'abayikodesha, mwebwe mukivuganira na konte zanyu gusa. Ni nako kandi tubibutsa ko twabazaniye uburyo budasanzwe, uburyo bwizewe bw'ikoranabuhanga mushobora kugurishirizaho imitungo itimukanwa nta komisiyo mutanze, aho mujya kuri website yacu www.nzuri.rw, ugafotora inzu yawe cyangwa ikibanza cyawe, ugashyiraho amafoto, ukavuga details zose, igiciro, ugashyiraho na nimero zawe za telefone, hanyuma ugashyiraho ayo mafoto nyuma yo kwishyura amafaranga 20,000. Yes, ni nako kandi nawe ushaka kugura ushobora kujya kuri iyo website nzuri.rw, ugasura imitungo yose iriho, ugenda ureba amashusho, hanyuma noneho iyo ukunze ugakirika kugira ngo ubone contact za nyiri, ukishyura 5,000 gusa, hanyuma ukabona contact za nyiri umutungo, mukivuganira, mugahura, mukagura cyangwa mugakodesha, nta mukomisiyoneri cyangwa se nta yindi komisiyo gusa. Uwatanze 20,000 wowe ugura, nawe watanze 5,000 gusa, watanze 20,000 wowe ugurisha, nawe watanze 5,000 wowe ugura, ubundi mukagura ku 25,000 gusa, deal karangira, nta yandi mafaranga ya komisiyo n'andi ma charges. Yes, rero murabibona ko tubazaniye kandi inzu nziza y'akataraboneka, inzu nshyashya igurishwa amafaranga makeya cyane. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, iri hano mu karere ka Kicukiro, umurenge ni Kanombe, ahazwi cyane nka Kanombe hafi ya Kabeza. Iyi nzu rero ikaba ishaka amafaranga make cyane. Ni inzu y'ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu, ikagira na stock, ikagira na annex igizwe n'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na toilette na douche byo hanze. Hanyuma ikaba iri mu buso bufite metero kare zigera kuri 350, ikaba yubakisha amatafari ahiye yose nk'ayo mubona yubatse iyo clôture. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga atari menshi rwose, make cyane. Iyi nzu ifite parking ihagije kandi na jardin. Iyi nzu rero ikaba ishaka 1,60,000 zonyine kandi ziri negotiable. Iyi nzu irashaka 1,60,000 ziganirwaho. Murumva yuko ari amafaranga make mu by'ukuri ugereranyije n'agaciro k'ikibanza, agaciro k'inzu, amafaranga yubatse. Urumva yuko iyi nzu mu by'ukuri idahenze. Kuri 1,60,000 zawe iyi nzu wabasha kwegukana kandi bashobora no kugukaturiraho makeya. Wakunze inzu rero ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu 0788486797 cyangwa se 078112 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa X, hose ni Nzuri Market. Niko tukwibutsa gukanda subscribe, wowe utarabikora ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ciao.